Abantu basenga ntibahinduke ukize ubuhenebere karundura mana dutabare rega windinya ntabwo ndi nyamaswa umugabo mwiza nkanjye rwose nyegera wigira ikiniga cyangwa ubwoba sawa ndi nyamaswa nyegera ubwe muri ibi bituza byiza shaka ese abakristo hari ikibi dukoze rega hano turi mu biro tugomba no gusabana nyegera wigira ikibazo wigira ikibazo ntabwo nari inyamaswa se ngwino ugwe muri ibi bituza ngwino ugwe muri ibi bituza abantu basenga ntibahinduke ukize ubuhenebere yewe ukoma Mana nyagasani uyu muntu ukomanga nka muntu twize mu gitabo cyo mu wa kabiri muri privé Nibi kiko numva amagambo yakubanye menshi ubu. Nibiki? Harakaso warashite. Cyane ukajya umenyera. Mabuja. Ibintu byakomeye none. Ujuru no kunuzi yarakera. Enda boss none uyu. Dore n'urugi rwo kucyumba kuna ruhiritse. Yampaye nka dada. Boss uyu munsi afite ibibazo. Uyu munsi haracu wambaye. Uyu munsi haracu wambaye. Nanjye ndasifura nibereye ku rugi rwanjye. Aha. Karigende. Susana. Aro. Oui. Amakuru ki Susana? Umeze neza? Ndumera neza si satani yadukundi. Byagenze gute se kandi? Habaye iki Susana? Umva nkubwiye ibintu mbonye rwose nabasha no kubigusobanurira ntago nabona uko mbikubwira rwose. Gusa ndumiwe. Susana. Kunteye ubwoba ra? Ni karibu Susana. Ni karibu cyane. Amakuru neza. Yes ashim. Yes abwicyubahiro. Amakuru se. Amakuru ya rwose sinzi ko nayakubwira ntago
Abanyarwanda dukunda kuvuga ngo ni meza ariko rwose si meza. habaye ikize Habaye iki se shaha iby'urugo rwanjye ko bimaze gutera indi ntera ugira ngo hari amahoro tukigira mu rugo? Pierre saraho Mbaze bya Pierre tubanza tujye kwicara ndumva. ngwino tugende Ngenda muhwa n'umuyaga kubera ibibazo. karibu ngwino tugende ubimbwire neza ni karibu Suzanne ni karibu ngwino wicare musobanurire ndumva ibyawe bidasobanutse uzi ko nimugoroba waranteye ubwoba Buriya nari mfite umubabaro ntabona uko ngukubwira. biraba ibyuya ntibiba amaraso Ni ibiki? Zihorere buriya nari mfite umubabaro uteye ubwoba. Ntabwo nabashaka kuwusipota buriya naguhamagaye ngira ngo numve ko wandema agatima. Uzi ibintu biri mu rugo rwanjye na Pierre? bikika gusa Ibiki? Uribuka wa mukobwa ubushize twasaza aha ngaha yaje gusenga? umukobwa Umukobwa. muri ya masengesho ya seri Ubushize. nasise Nasi nyine. Aha. Ibyo n'umugabo wanjye byafashe indi ntera. ntibishoboka Bishoboka. Ejo burya inaguhamagaraga mvuye ku kazi ka Pierre. Nagize nari ngiye ku isoko amafaranga bambanye makeya. Ndabana ko ndi hafi yaho sherakorera wasimbukire nkamwaka kudufaranga. Ubwo ngira ndasimbuka. Sinkomanze. Wigira ikibazo ntabwo nari inyamaswa se. Ngwino gwe muri ibi bituza. Ngwino gwe muri ibi bituza. Sanga umukobwa muryanye mu gituza bahita banyikanga. Ariko nyine teje namaze kubibona. Ubwo naje n'agahinda kose n'ibyo nari guhasi nabaye nk'ibihashye. Nibwo naguhamagaraga burya ndikurira agahinda kari kanyegetse. ariko hari icyo ntari kumva ngo yaramuryamye mu gituza ubwo se yarakimuryamyemo bahagaze yarakimuryamyemo baryamye sobanurira Aho bari bahagaze. Niba asigaye haba, niba asigaye yarahabonye akazi, niba hakorera simbizi. Nanjye naratunguwe no kubona ari uriya mukobwa. ariko rero reka nkubwire nyamara njyewe nabibwiye sheri ubushize nanjye hari narabiketse wari icyo nashakaga kukubaza warwaye se kuvuga buhoro ntabwo nishimye wabonye ukuntu ejo Pierre yitwaye muri ariya masengesho ya serire wabonye ukuntu arangarira Nasi akananirwa no gukurikira amateraniro ngewe narumiwe pe nose nkubaze narebaga ukuntu mureba turi mu masengesho mureba buryo njya kumubwira ngo asome ijambo ry'Imana nagira ngo mugarure kuko ari yagiye Ngira ngo se ngese nari nabibonye burya. Nanjye nari nabibonye ariko burya nangaga ko hari n'umuntu ukomeza kubimenya ibyaba arimo mbashaka kubigira ibanga. Erega bura nabitangiye kubibona kera. Nkagenda mbigira ibanga ngaceceka nkavuga nkajya senga Imana mucece. Ngo wenda yahinduka. nagira ngo nkubwire ngo sheri yanteye utwatsi naramubwiye ntariko sheri ni gute umuntu w'umugabo nka Pierre arangarira umwana w'umukobwa kuriya mu materaniro antera utwatsi arambwira ngo abagore turafuha reka sinako kizi ko rubimbwe nkabaza kugira ngo hari ikindi kibazo cyabaye kumbi nibyo nta kibazo rwose Pierre nta kibazo kuri Pierre it's not a big deal ntabwo ari ibintu birenze ariko siko nawe ukomeza ibintu gusa ikibazo kirimo aho ngaho ni iki ariko koko ndumiwe Abagabo ubu we debera irangano y'uriya mugabo Ariko umusaza shesha kanguye. bari abantu ko babatijwe noneho bazakoresha ashyushye ibi ni ibiki koko mbona arakandi Nabonye amazi atagihindura abantu. Wa mugani bazabashakira ashyushye. Banza rero yakiza Pierre. reka rero nkubwire Ico yitangiye kera. Buriya nakomeje ndyumaho burangiye kubivuga ngiye nko kuzashwanyuka. yewe we ese ubu koko tuzi ninde muntu wo kwizerwa dufite umuntu w'umudiyakoni nka Pierre umuntu w'umupapa ungana kuriya umuntu w'umukirisitu itorero ryizera umuntu twabonagaho ubunyangamugayo umuntu ninde muntu tuzagirira ikize umwana w'umukobwa ungana kuriya mana yo Nyine niba abandi ba mu rusengero bakagwiza intebe bakagaragaza yuko basenze yuko batanze icya 10 n'amaturo ariko badahinduka imitima yabo yarabaye nk'ibuye. ubwo se
ageze mu rugo yagusobanuriye icyo umubajije? aha ubwo uzi ukuntu yatashye yandushije uburakari. Yatashye ameze nk'intare, yaje yigize nabi avuga nabi, ariko ubundi buriya ngo ubuza ku kazi kanjye gukora iki, ngo ubundi uhagira akazi, ngo ubundi ngo uncungaho iki. Umva yaje ambwira nabi ahubwo sanga ntibibaye umunyamakosa, ariko nanjye namwihoreye. Ntari kurya mu rugo arahita nanjye ngahita, mbese tumeze nk'intare ebyiri ziri mu nzu. Hoya hoya sigaho Suza, niba azajya arya kwa wa mukobwa ibyo simbizi nzara y'amaherezo ye. hoya sigaho Suza, witerera iyo. None ujya ngo tubikoreho iki? Mugomba kubiganiraho, uri kumva, kugira ngo mubitangirire mu maguru mashya. Kuko mugomba kubiganira muri babiri, mwakumva byanze tukaba mugahamagara inshuti, byaba na ngombwa inshuti se ko zacu ko ari mwebwe, ubwo nimwe tuzabwira. Hoya icyo nkubwiye cyo shaka kukubwira, guterera iyo wibikora. Kubera iki? Reka nze nkubwire. Hano muri Matayo ibice byaho 18 umurongo wa 15, reka nkubwire wumva ukuntu havuga. Ntabwo ugomba guterera iyo ngiyo, ugomba kubifatirana, kandi uru rugamba ukuntu ugomba kururwana ngewe rekana nakubwire. Sisha no guhita nkoshya wenda ngo uhite uhamagara abantu, ahubwo mva nkubwire. Tubanze turebere ino jambo muri Matayo ibice byaho 18 umurongo wa 15. Titiri iravuga ngo igihe umuvandimwe agucumuyeho wabigenza gute? Igihe umuvandimwe agucumuyeho wabigenza gute? Ngo mugenzi wawe nagucumuraho umusanga umwereke icyaha cye mwiherereye. Nagukundira uzaba ugaruye umuvandimwe, naho natakumva umutorere undi muntu umwe cyangwa babiri. Ese buriya wamwereka icyaha cye kandi adashaka no yigize intare? Reka rero nkubwire Suzana, ikintu gikomeye kiri aha ngaha. Witonde, burya Satani iyo aciye mu mugabo aba ashaka umugore, kandi ibi bintu nta kindi biri kototera n'ubukristo bwawe. Ntabwo ukwiye guterera iyo, buriya yamaze kwinjirwamo n'undi mwuka, kandi iriya myuka imurimo ni wowe ukwiye kuyimukuramo. Nuterera iyo rero yari yifitiye abadayimoni bake, barahita bikuba karindwi. Noneho agenda asambira abagore, agenda asambira abagore n'abana babo, usange noneho niko Suza komera. Uraba neza Desire? Uraba neza. Yego. Nakomeje kumva amajwi y'abantu. Ndagira se nari mpuze se namenye byari byo niho waya kandi kwicuza umushitsi hanze. Eka twaheze mu biganiro. Nibyo namenye nuko hari. Numvise. Ndi gutegura icyigisho uzabwiriza ku cyumweru hanyuma amakuru apiri mu mwanya wanjye ko tudahebukanye. Niko kumbabaza Pierre mukareba na muze bite? Pierre se. Yego ni Pierre. Pierre nyine ariko rero nari nanagiye. Yego ndabyumva urugiye nta nubwo nyine Pierre, nyine Pierre araho. Niko ni wowe wabujije Suzana kwinjira mu nzu? Ararengana iby'abagore ngaho ubwo nakugeze ku irembo. Naho ubundi Pierre nuko araho nyine araho. Harimo ikibazo ariko harimo ikibazo. Niko vesti urambwira ubuhenebere karu